amaso, ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso. Haleluya. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'aba bakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye. Umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu ashimwe. Muguwe neza, muri amahoro. Imana y'amahoro ibishimire. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenga Imana. Nyakubaha Imana, turagushimiye. Uhabwe icyubahiro kuko urakomeye. Ingoma yawe ni ingoma y'amahoro kandi urahambaye. Tuguhaye icyubahiro Mwami, ni wowe ugikwiriye. Shyirwa hejuru. Ngwino uvugane natwe mu ijambo, ngwino udushyigikire. Herekeza ijambo ryawe rigwe neza imitima iryumvise. Umuntu wese uryumvise uriteze amatwi rimunyure kandi rimunezeze. Nanjye mbe igikoresho, mbe mikoro unyuzemo ijambo ryawe. Mbisabye Imana shima nizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Nzanye intego ivuga ngo muri aba bose nawe urimo. Mbese aba bose, aba barimo bagenda nawe urimo. Ese barimo barajya he? Abo mvuze ni bande? Ndumva nifuza kubamo kandi ndashaka kukubwira n'igituma ubamo. Munyemerere dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 7, turahera ku murongo wa 9. Hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Harimo ijambo ritwereka uburyo Yohana Imana yamweretse abahowe Yesu mbese bageze mu ijuru. Reka mbabwire, Imana ihimbazwe. Aho tujya turahazi, aho tujya twarahabwiwe, n'ibimenyetso bigaragaza ko twenda kujyayo birahari. Kandi hari abatubanjirije, nimuhumure ngo ntago bazahabwa ibyasezeranijwe tutaraza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 7, turahera ku murongo wa 9. Kumve aya magambo. Haranditse ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Mvugira utamena. Haleluya. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'aba bakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, mumvugire ngo amena. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, Mwami ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nicyo gituma baba imbere yayo, baba imbere y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Mumvugire utamena. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe nyisoma rino jambo, ndumva rinejeje cyane. Haleluya. Ndumva rishubijemo imbaraga. Imana ishimwe. Buryo ugenda uza aho ujya birakunezeza cyane, kuko uvuga uti urugendo rugezemo hagati cyangwa urugendo rugeze aha, aho tujya turahazi. Imana ishimwe. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo mugenzuragana mu ijuru ujye utumbira Yesu, ukomeza inzira ifunganye ntumukureho amaso, ujye
amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Mugenzi uragana mu ijuru, ujye utumbira Yesu. Imana ishimwe. Aho tujya turahazi. Nshuti zanjye, natangiye mbabaza ngo muri aba urimo, ese urumva wifuza kuzabonekamo? Reka mbabwire, ikintu Yesu yakoze ni ikintu cyiza cyane. Akimara kuzuka ageze mu ijuru, yavuze ati aba bantu nubwo mbasize, ndashaka kubamara amatsiko ngo mbereke neza ko ibyo basigayemo babizi, aho bajya bahazi. Aravuga ati nkwiriye mbese kubarobesha cyangwa se kugira uburyo mbereka bakamenya aho bajya. Nibwo Imana ishimye kubonekera cyangwa se kohereza marayika ngo abonekere Yohana, amusobanurire, mbese agira ibyo amwereke mbese bizabaho, uko ibihe bizakurikirana ku isi. Ariko arangije amumara n'amatsiko. Aravuga ati reka mumara amatsiko ngira ibyo mwereke abera bageze mu ijuru bizaba bimeze bite. Haleluya. Abera bageze mu ijuru bizaba bisa bite, bizaba bimeze bite. Nuko Imana, marayika wari waje kugira ngo yereke Yohana mukozi wayo, hanyuma agera kuri iki gice haramwereka abera bageze mu ijuru. Abo bera, Imana ishimwe, ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose. Niyo mpamvu wanditse ijambo yavuze ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana yacu igira gute? Iramwemera. Imana yaramweretse, imwereka abera bari mu ijuru. Reka mbabwire, ibyiringiro byacu biri ku Mana. Nimuhumure. Isi nubwo yagukaranga, reka nkubwire, isi nubwo wayiririramo, ariko hari ijuru. Ni ukuri hari ijuru pe, hari ijuru, kandi ijuru rirahari. Yesu yatumaze amatsiko, aravuga ati ubwo ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho ndi namwe muzagire gute? Namwe muzabeyo. Arangiye avuga ati bitazaherera no mu magambo, abantu bakagira ngo wenda ni mu cyuka gusa. Reka ngire umwe mwereka, kandi mwereke ko ibyo nasize mbabwiye hari ibintu bishoboka cyane. Nibwo Imana yerekaga Yohana abera bageze mu ijuru. Ngo abo bera bari bameze bate? Ngo bari abantu ngo bamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Icyo kimenyetso nicyo cyonyine kibaranga, ni ukumesera ibishura mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Mbese ni ukwera amaraso ya Kristo, umwana w'intama w'Imana, akatwoza, akatweza. Icyo nicyo kimenyetso gihamaye, gikomeye Imana yaduhaye, cy'amaraso y'umwana wayo, kugira ngo umuntu wese uzibira muri ayo maraso. Icyo kimenyetso niba ugifite, ijuru uri hafi kuritaha. Haleluya, haleluya. Erega turakwiriye gukorera isi nk'abatayirimo. Sinzi impamvu dukunze isi cyane. Muri 97 hariho ububyutse cyane, abantu ubona batangira gukora ibiterane bikomeye nyuma mu gihugu. Abantu bakora ibiterane, ariko wabonaga ukuntu abantu banezerewe Imana, bahimbaza Imana. Umuntu agakorera, mbese agakorera Imana avuga ati ejo sahanjye. Kandi koko ukora umurimo w'Imana uvuga ngo ejo nahawe, wowe ni bayi, wowe ngusezeyeho. Reka mbabwire, nimuhumure, iyi mibabaro izarangira. Iki gihe cyo kubabara kizagira iherezo. Aba ni abavuye muri ujya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Umva, mureke tumese ibishura byacu, mureke twezwe, n'igihe kwezwa kugira ngo tuzabone Imana. Dukeneye kumesa ibishura, dukeneye kwezwa. Munyemerere tujye muri Daniel igice cya 12, aho Daniel yerekwaga iby'iminsi y'imperuka, abwirwa amagambo menshi, ariko arasoma umurongo umwe, umurongo ukomeye cyane.
ngo umurongo wa 12 handitse umurongo wa 10, benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazamenya ayo mabanga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Benshi bazezwa, benshi bazatunganywa, bazezwa, bacishwe mu ruganda. Imana ihimbazwe. Ndabasaba kwezwa kugira ngo tutsinde ibi bihe turimo, ibihe bikomeye bigenda bigukomerera. Menya ko ukeneye kwezwa, ukamesa ibishura, ukezwa ugatungana. Benshi bazacishwa mu ruganda, benshi bazababara. Imana itugirire neza, Imana idusure, Imana idusure cyane. Hanyuma Imana ibona ko ikwiriye kutumara amatsiko. Haleluya. Iratembereza Yohana. Yohana aratembera, habona abahowe Yesu bageze mu ijuru, habona ukuntu banezerewe bahimbaza Imana. Nakubajije, mbese nawe uzaba urimo? Mbese uzaba urimo? Nima ndaguhamagara ngwino ujye mu Bera, ngo kandi bazaba bavuye muri ijya mibabaro myinshi. Nukuri imibabaro uri kubabazwa ni y'akanya gato. Imibabaro uri kubabazwa izagira iherezo, izagira iherezo. Ariko gerageza urwane no kugira ngo ubugingo bwawe bwezwe, utungane, kuko igihe kiragabanutse. Ejo sahawe, ejo sahanjye. Mureke tumese ibishura byacu, tubimesere mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ngo benshi bazezwa, bazatunganywa, bacishwa mu ruganda. Ikintu gicishwa mu ruganda, ushobora gufata, njya mbona abantu bagura injyamani, bagura mbese ibintu bipfuye, biriya babikuramo imari zikomeye cyane, barabijyana kongera bakabicura, kabicisha mu ruganda, bikavamo ikintu cyiza. Ugasanga izo njyamani urazitanze, hanyuma ubonyemo ikindi cyuma gityaye. Ni ukuri Imana iri gutyaza abantu bayo, ikagushyira mu ruganda, mbese ukageragezwa, ariko uzava muri zahabu, uzavamo uri muri aba batowe, uzavamo utsinze urugamba. Haleluya. Bene data, murimo mucishwa mu ruganda kugira ngo muzavemo mutunganye, nimukomere. Kuko uruganda cyangwa se umukristo kugira ngo abakeye ababoneye abagomba gucishwa mu ruganda. Hanyuma iyo uciwe mu ruganda hari ibintu mbese bisa bibi bivamo, hakaboneka umuriro ukabanza ukagutwika. Hari urugero, ufata icyuma ukagitwika kikagenda kikayenga, cyamara kuyenga hanyuma bakongera bakagihinduramo ikindi cyuma. Njya nca ku bantu bacura, hareba ukuntu bafata icyuma nk'abariya bakora amasuka, agafata icyuma akagishyira mu muriro, kikagenda kikagurumana kikaka cyane, yarangiza agafata ikindi akajya kubitaho, akakibyazamo ikindi cyuma. Umva abakozi b'Imana, mwebwe muri mu ruganda mumeze gutyo, muri ahantu mu muriro. Hari abantu bari mu muriro barimo bacishwa mu ruganda, barimo bageragezwa. Ntago uzageragezwa ibirenze ibyo wakwihanganira. Haleluya. Umunsi umwe Yesu yaganiye n'abigishwa, arababwira ngo aho njya inzira murayizi, ngo ubwo mwarangije kumbona mwabonye Data. Niba twarabonye Kristo akaduha ubuhamya, akatubwira ati ngiye kubategurira aho muzaba, kandi aho nzaba naho niho namwe muzaba. Imana yarahateguye, ahawe harahari. Haleluya. Abantu ajya yigisha akabatibwira uwo mwicaranye ngo kora iki, ariko nagira ngo mbabwire abanteze amatwi ngo ahawe harahari, nahanjye harahari. Urasabwa iki? Urasabwa kumesa ibishura byawe, urasaba kumesa, urasaba kwezwa, urasaba gukora imirimo, gutunganira Imana, kubonera. Nawe ndakwifuriza kuzaboneka muri aba Yohana yabonye bageze mu ijuru bahimbaza Imana. Mbese nawe uzaba urimo? Mbese urabyishimiye kubamo? Mbese amabwiriza y'abari kujyayo urayubahiriza? Imana idufashe kandi turusheho kwezwa, kuko igihe kiragabanutse. Mwakira ijambo ry'Imana. Mbese urafashijwe? Mbese uguwe neza? Niba wumvira ijambo rikunyuze, ukumva unezerewe, ukumva rigufashije, hanyuma urisharinge, urihe n'abandi, hanyuma bitegure. Igihe kiragabanutse kandi ni gitoya.
buri sharing, ubashishikarize bakore subscribe, bakande kukazogera, hanyuma bajye bahita babona notification. Kandi nagira ngo mbasabe mwese rwose ujya muri comment utubwire icyifuzo, tubwire ati bimeze gutya, dufatanye dusenga Imana muri ubu buzima. Ni ugufashanya kandi tukubaka ubwami bw'Imana. Dusenge. Nuhabwe icyubahiro Uwiteka, izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimira ko watumaze amatsiko, yenda iyo tubibera muri iyi si tukumva ari ibyo bihagije. Wenda umuntu yari kumva ko ibyo akora atazi yajya, ariko iyo umuntu yateguye n'umushinga akavuga ngo ndava handajya ahangaha, akora ibishoboka byose avuga ngo nzagere ku ntego. Turagushimiye ko watumaze amatsiko ukatwereka abera bageze mu ijuru. Nukuri abera bamwe barahari kandi natwe turiteguye. Abantu bumvise ijambo ndabasengeye kugira ngo bongere kwezwa no kumesa ibishura byabo. Kandi ndasabira umuntu wese uri kumvira ijambo kugira ngo yihatire gutungana, kuko benshi bari gucishwa mu ruganda. Ariko ibyatunejeje ni uko imibabaro yose uzayitumara, amarira ukayaduhanagura, ibyatugoye, ibyaturuhije muri uru rugendo, ibyo byose tuzabyibagirwa. Turagushimiye ko ijuru ririho, turagushimiye ko abera bahari, turagushimiye ko intore ziri gutunganywa. Icyubahiro ni icyawe. Nanjye ndifuza kubonekamo, abanyumvise bose barifuza kuhaboneka. Udushoboze kwezwa, kandi abatarakizwa, bataramenya Imana, abataraca bugufi ngo bakubahe, nabo turabasengeye, turabagaruza ineza yawe, turabahamagaye muri iki cyigisho, tubatumyeho Umwuka Wera. Imbaraga z'Imana nizibazane, baze muri uyu mukumbi, tuzibone mu bwami bwawe tunezerewe. Dusenze dushima kubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.